Ese wigeze wibaza impamvu kubona amasaha ibihumbi bine yo kurebwa kuri YouTube bigoye? Ariko se ni iki abantu bakora gituma bayabona vuba? Muri iyi video turi bukwereke inzira yoroshye ariko ikora neza kugira ngo ayo masaha byibuze uyabone. Ntucikwe rero n'iyi video, turaza kuvuga ku buryo bwo gutegura content bishobora gutuma ugera ku masaha ku bihumbi bine byihuse kandi nta kibazo biguteye. Ibyo rero turaza kubona ko ari ibintu byoroshye nubwo twebwe ubwacu tubona ari ibintu bitugoye, nubwo turara amajoro kugira ngo turebe ko twabona amasaha ibihumbi bine, ni ibintu biba bitoroshye ariko tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kuyabona dutegura content zacu nziza cyane. Twihuse rero tujye gusobanukirwa n'amasaha ibihumbi bine, tubanze tumenye ngo ese amasaha y'ibihumbi bine ni gute? Amasaha y'ibihumbi bine asobanuye ko abantu barebye video zawe igihe kirekire bakayamaraho kingana n'amasaha y'ibihumbi bine mu mwaka umwe. Ni ukuvuga ngo niba kugira ngo YouTube ube monetization cyangwa utangire kuba umukozi wayo, ni uko ugomba kuba wujuje ibihumbi bine kugira ngo ugere gutangira gukora ku mafaranga. Nk'uko tubizi utangira gukora ku mafaranga ya YouTube ugomba kuba wujuje amasaha ibihumbi bine, ukaba ufite subscribers igihumbi. Ibyo ni ibintu twese tuzi. Niba ushaka kwinjiza amafaranga kuri YouTube ugomba gufata aya masaha nk'inzira ya mbere ishobora kukugeza kuri ubu butunzi, ukaba watangira guhembwa amafaranga na YouTube yawe, na YouTube channel yawe. Twihuse rero tugeze ku buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri baravuga ngo uburyo butandukanye bwo kubona aya masaha. Ni ukuvuga ngo rero dore ibintu bine by'ingenzi bishobora gutuma aya masaha yawe uyabona mu buryo bwihuse. Dukurikirane neza. Dore ibintu bine rero. Ibintu bine long form video. Ni ukuvuga ngo kora video ndende zirimo content irambye kandi ifite akamaro. Iyo video ifite agaciro abantu bareba kugera irangiye. Uburyo bwa kabiri, series cyangwa playlist. Twe tuzi ko ari playlist. Playlist tegura content iri mu ma episode. Niba ufite content yawe igisha abantu ugenda uva ku kintu kimwe ijya ku kindi, abantu bagenda bakenera. Uko bareba video imwe niko bazajya bajya no kuri video ya kabiri. Ibyo bizagufasha kubona amasaha ibihumbi bine mu buryo bwihuse. Icya gatatu, live streaming. Live imwe y'isaha imwe n'abantu 10 bareba icyarimwe, amasaha 10 niba ukoresha live neza ushobora kubona ayo masaha vuba. Ni ukuvuga ngo niba uri gukora live streaming yawe, abantu iyo bareba niba umazeho isaha imwe, abantu 10 bari kukureba, urumva amasaha uzabona nawe urahita ukarikirira amasaha uzabona. Icya kane cyo cya nyuma, storytelling cyangwa tutorials. Ni ukuvuga ngo shyiramo inkuru n'amahugurwa ajyanye na niche yawe, bituma abantu bakomeza kureba kugeza irangiye. Ni ukuvuga ngo ibintu niba uri kubabwira, babwira ibintu bibenteresa, babwira ibintu bishobora kuba byabagirira akamaro kugira ngo iyo video yawe bakomeze bayigumeho, kugira ngo nabo ibafashe nk'uko tubibona hano. Ibyo bintu rero nubikomeza uzabona abantu bakureba, uzabona abantu bamara, nukora video ndende uzabona abantu bamara igihe cyawe bareba nk'uko abantu bareba, nibayitindaho bizagufasha kwinjiza aya masaha ibihumbi bine mu buryo bworoshye. Twihuse rero tugeze ku cya gatatu, CTR na orientation, ibyo YouTube ikunda. CTR na orientation ibyo YouTube irabikunda cyane. Ni ukuvuga ngo CTR ni icyo bita click through rate. Ni ikigereranyo cy'abantu bakanda kuri thumbnail yawe. Iyo thumbnail ari nziza abantu barayikunda. Reba nk'aba ngaba barebye thumbnail bahita bayikanda. Ni ukuvuga ngo thumbnail yawe niyo rufunguzo rwo kugira ngo video yawe irebwe. Abantu bayitindaho niko nawe ya masaha akomeza agira. Inama, kora thumbnail zifite isura iteye amatsiko. Abantu bayirebe, urabona nk'aba bantu ukuntu barebye, abantu bayirebe ubona abantu barishimye, baravuga ati reka turebe ino video. Kora thumbnail ikurura abantu, ifite amabara meza kandi abantu bose bayirebe bayitindeho. Orientation,
Iyo abantu barebye video yawe igihe kinini, algorithm ya YouTube irayizamura. Tuvuge abantu bari kureba video ati se gutya na gutya, iyi video ko abantu bari kuyireba, YouTube izahita igira ite? Izahita ikora icyo bita kuyihereza abandi bantu ngo bayirebe. Inama atangira ku kibazo gikomeye, ntugire ngo uvuge byinshi, nturambire abantu, ahubwo abantu ubabwire ibintu by'ingenzi bashaka kumva kandi ibintu byabafasha mu gukomera kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo icyo gihe algorithm izazamura video yawe, ya masaha y'ibihumbi 4 uzayabona mu buryo bwose bworoshye cyane. Ibyo kikize ku kibazo cya kane, ibyo ugomba kwirinda. Aha hantu tuhitonde, ibyo ugomba kwirinda kugira ngo ugere ku masaha y'ibihumbi 4. Dore rero amakosa akunze gukorwa n'abantu benshi. Gukorwa n'abantu benshi. Gukora video zitarimo akamaro. Niba ukora video, kora video zifite ikintu zigisha. Wikora video zibeshya, wikora video zidafite agaciro. Kora video yigisha kandi video iteye amatsiko abantu bareba bakumva ko yabafasha. Video ifite agaciro, video ifite amashusho yigisha ibintu runaka, video utabeshya abantu. Icyo gihe abantu bazakwizera. Icya kabiri, gukora clickbait ariko video idahuye n'ibyavuzwe. Ni ukuvuga ngo hari abantu yandika nko kuri thumbnail ye ngo dore uko bashaka amafaranga, ariko wareba video ye ugasanga ibintu yashyizemo nta hantu bijyaniye n'ibyo bintu. Icyo kintu rwose ndakikubujije. Niba ushaka gukora ku murongo wawe wa YouTube channel, wikora ibyo bintu, ahubwo wowe gerageza uburyo wakora ikintu kijyanye na thumbnail yawe. Niba umuntu akiritse kuri thumbnail yawe, abone ko ibyo wamubwiye ari byo abona muri video yawe. Icya gatatu, kudashyiraho description na tags. Hari abantu bakora video ntasobanure video yakoze. Video ugomba kuyisobanura. Niba nakoze video y'ukuntu nigisha uburyo twakora kuri YouTube, ndabasobanurira uburyo twayikuraho, mbasobanurire n'ibyo twakora kugira ngo tugere ku ntsinzi. Ibyo ni ibintu byiza, nawe bikore. Tags naberetse uko mu mavideo yanjye yose, video ibanziriza naberetse ukuntu bayikora, nawe wagenda ukabyikorera ukareba uko bikorwa. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo ubone amasaha y'ibihumbi 4. Kutamenya audience yawe n'icyo bashaka kureba. Ni ukuvuga ngo hari abantu muri iki gihe usanga nk'ubu ngiye nkora ibijyanye na YouTube, ukwigisha uburyo YouTube yawe wayibyaza umusaruro, wayibyaza amafaranga. Rero ugasanga nk'umuntu arakora niche ya YouTube ibintu bijyanye na tutorials, ariko ugasanga arashyiramo siporo, arashyiramo guteka. Icyo gihe ntago audience yawe izamenya icyo ukora. Wowe kora ikintu kimwe kugira ngo audience yawe imenye ngo MD Empire TV ikora ibintu bijyanye na tutorials, ikora ibintu bijyanye na YouTube channel, kuzamura YouTube, gushaka uburyo twabona subscribers, uburyo twabona views, uburyo twa branding YouTube zacu. Ibyo rero ni ibintu audience yawe niba ibikuziho izajya igaruka, izajya yizera ibyo urimo urakora. Kugira ngo ikwizere rero ni uko uzajya ushyiraho amavideo kenshi, amavideo ukaya marketing, mbese abantu bakareba video zawe bahagaruka bavuga ati wow, uyu muntu ni wa muntu waduhaye ibintu byiza. Tugeze ku kintu cya gatanu, aricyo gahunda yo gutegura content strategy. Aha ngaha tugendemo neza. Gahunda yawe yo gutegura content strategy niba ushaka ko uzagera ku masaha ibihumbi 4. Dore uko rero wakubaka gahunda igufasha kugera ku masaha y'ibihumbi 4 mu gihe cyoroshye. Tugende icyumweru cya mbere, kora video 3 ndende ziri hagati y'iminota 8 na 12. Aha ngaha sinzi ko ukora, ushobora gukora imwe cyangwa ushobora gukora ebyiri, ariko iby'ingenzi wenda nakugira kugira ngo niba uri umutangizi ushobora gukora video 3 mu cyumweru bigushobokeye, cyangwa ebyiri, wenda 3 n'inyinshi ebyiri hagati y'iminota 8 na 12. Icyo gihe uko abantu batinda kuri video zawe uzabona amasaha byihuse, amasaha yawe azazama kugira ngo ugere ku ya masaha y'ibihumbi 4. Wiki ya kabiri cyangwa icyumweru cya kabiri, kora live imwe y'isaha imwe. Kora live imwe y'isaha imwe. Iki gihe abantu bareba baza gukora kuri live bazishima kandi bizabagera, mbese bazumva ko hari ikintu uri gukora, bagumeho. Nibagumeho ya masaha yawe azagenda azamuka. Ukora na short 5 niba bigushobokeye, short 5 mu cyumweru cya kabiri. Izo short nazo zituma umenyekana ku murongo wa YouTube channel, kugira ngo n'abantu bizere ibyo ukora bajye baza gukora video zawe bakuremo n'ibyo biga. Wiki ya gatatu cyangwa icyumweru cya gatatu, playlist ya tutorials cyangwa inkuru. Ni ukuvuga ngo
playlist yawe ushobora kuyivuga ati wenda ukayikuramo uko wenda nagera ku masaha 4,000, uko natera imbere ku murongo wanjye wa YouTube channel, ugakora ibintu mbese ukagenda uzikora neza. Nzabakora video y'ukuntu bakora playlist, harimo n'abinsabye muri comment nabibonye, nzabibakorera. Ni ukuvuga ngo ugakora ukavuga uti playlist yigisha ibya YouTube, playlist yigisha uburyo nabo monetize. Ni ukuvuga ngo uko umuntu ashaka kuza ku murongo wawe azajya azayikandeho, iba irimo amavideo menshi, uko ureba bizagufasha kuzamuka ku murongo wa YouTube channel no kugera ku masaha 4,000 byoroshye. Kuri icyumweru cya kane, video ifite ubushakashatsi n'inkuru bifatika. Ni ukuvuga ngo kora ubushakashatsi bwawe ku ma YouTube update. Urabizi bya YouTube igaragaza ibintu, none uko ubikora niko bizagenda abantu bakwizera bakabona ibyo ukora ari iby'ingenzi. Live stream murabizi ni ukujya kuri channel yawe ugakora ikiganiro cya live, uko uganira n'abantu bawe bakamenya ibyo ukora. Tugize rero, none se urifuza kuzamura channel yawe koko, jya ukora consistency cyangwa consistency, gira consistency, gozaho ushyiraho amavideo ahoraho. Tangira live stream imwe buri cyumweru, nk'uko nagiye mbivuga, uyikore buri cyumweru ujye uhura n'abantu bawe. Hindura thumbnails zawe, niba zisa nabi uzihindure. Tegura content ifasha abantu, abantu bagaruke kuri content yawe neza. Abantu barebe ibintu, bareba amavideo yawe bayarebe neza. Icyo gihe uzagera ku ntsinzi, abantu bishima bavuga ati wow, uyu muntu yakoze video nziza kandi biramubereye rwose, tuzagaruka no kuri channel ye kandi bizagenda neza. Ibyo rero izi ni ibintu mbahaye, ibintu 4 jya ukora, ujya uhozaho. Tangira live stream buri cyumweru, hindura thumbnails zawe, tegura content ifasha abantu kandi kugera kuri byinshi. Ibyo rero bizagufasha kujya gutsinda kuri YouTube yawe no kuri channel yawe uwo ari wese, kandi uzagumana abantu bawe bazagukunda kandi bakwishimire neza cyane. Rero abakurikiye iyi video yari ntoya, ntabwo ari ndende, ndabashimira cyane kandi dukurikire muri video itaha. Uvuga ngo none se kuri urifuza kuzamura channel yawe, kora ibi ngibi nkubwiye. Ikindi, shaka playlist zacu za tutorials kuri YouTube branding kugira ngo ukurikirane ibi byose byigishwa. Kora like, share na subscribe kuri channel ya MD Empire TV. Reba izindi video zacu zerekana uko wakura kuri YouTube vuba cyane. Icyo gihe uzatera imbere kandi uzadushimira. Rero iyi video nigushimishije, kora subscribe, kora like, kora comment, unasharinga abantu bakeneye kugira ngo bagere ku masaha 4,000. Ibyo rero bizagufasha kugira ngo twese dukurane muri twese kandi tuzamukane neza. Bashimiye rero abakurikiranye umurongo wacu wa MD Empire TV, turabakunda, mukomeze kudushyigikira kandi namwe mudukomeze gushyira muri comment, mutubwire amavideo mushaka tuzabakorera, maze tukomeze kuzamukana namwe nk'uko bizwi, kugira ngo tukomeze kubafasha neza. Murakoze rero, naha video y'ubutaha, mugire ibihe byiza, mugire weekend nziza, turabakunda cyane. Murakoze cyane rero, umunsi mwiza.